nongeye kubasuhuza bene data mu izina rya Yesu Kristo, abakunzi bacu ba Naweza TV bahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi mbifurije amahoro y'Imana. Uwiteka abagirire neza abishimire. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza kandi ni umunsi Uwiteka yaturemeye ngo tunezererwemo. Turashima Imana ko ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Haleluya. Reka rero dutangire dusenga. Mwami Imana, turagushima, turaguhimbaza, turagushyira hejuru. Turayicyubahira izina ryawe rikomeye, turagushimira kurinda kwawe kwiza. Ushimwe ko wabanye natwe, ushimwe ko waturemeye undi munsi, kandi wagwa icyubahiro n'ikuzo Mwami. Ntago twabifata nk'ibisanzwe kuko hari benshi baryamye ntibabyuke. Mwami Imana, hari benshi birirwa umunsi ntibawurangize, ariko ushimwe ko twebwe Mwami Imana wabishimye kandi ukabikunda ko tugera kuri itariki ya none, uyu munsi wa none. Wagwa icyubahiro n'ikuzo Mwami. Turagutumiye rero kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Abakunzi bacu ba Naweza TV mbasabiye umugisha aho bari hose Mwami Imana, hirya no hino Kristo. Ukuboko kwawe kwiza kuhagere, ubaho umugisha, ubiteho kandi ubahaze mu byifuzo byabo byose, bakugireho umugisha kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Ikibariro no guhimbazwa n'ibyawe. Muka wera tuguhaye ikaze, yobora kino kiganiro, tukubone twugirireho umugisha, utegeke kandi uganze. Mwami Imana, unkoreshe nk'igikoresho cyawe. Ntaba ari igihe ubwenge bwanjye ntibuba ari bwo bukora, imbaraga zanjye ntiziba arizo, ahubwo wowe wenyine aba ari uhabwa icyubahiro kuko ni wowe uzi kwifuza ku bwoko bwawe. Urakoze Mwami, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni wa mwanya wacu rero mwiza w'umugisha kandi ugubwe neza mu kubaho kw'Imana. Dufate Bibiliya yacu nkuko dukunda kubivuga, yuko dusoma ijambo ry'Imana twese dufatanije tukarushirizaho kugubwa neza. Uwiteka abishimire, abagirire neza muri byose. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi riri mu gitabo cya Zaburi ibice 124. Ijambo ryacu uyu munsi rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo nubwo bimeze bityo ushubije amaso inyuma wabona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Nubwo bimeze bityo, nubwo yenda bitameze nk'uko ubishaka, nubwo yenda urwaye, nubwo wenda ubabaye, nubwo wenda ushomereye, nubwo wenda wumva wigunze, ubabaye, ufite ibikubabaje, ariko ushubije amaso inyuma wabona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Nta mpamvu n'imwe yatuma tutabona ineza y'Imana ku buzima bwacu, kuko ibyo Imana idukorera ni byinshi. Yego uri mu bitaro, ariko ushubije amaso inyuma wabona yuko Imana yagiye kugirira neza umunsi ku wundi kuva waremwa. Yego urarwaye, ariko uracyahumeka umwuka w'abazima. Hari abamaze kugera ahacecekerwa. Yesu nashimwe. Hari ibikubabaje, ariko hari n'ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Uku kwezi tugezemwo wibuke ineza y'Imana kuva mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa munani, kwa cyenda. Uragenda ubona ineza y'Imana, uragenda ubona uko Imana yagiye yitamura mu buzima bwawe. Hari byinshi Imana yagiye ikora, yagiye kurwanirira mu buryo bwinshi butandukanye. Rero nshuti yanjye, ntihagire ibibazo na bimwe, ntihagire situation n'imwe yatuma wibagirwa ineza y'Imana wabonye mu buzima bwawe. Uko bimeze uyu munsi ntabwo ariko byahoze. Hari byinshi Imana yagiye ikora. Rero bigutere n'imbaraga zo kumenya ko n'ibyo uri mu uyu munsi bizarangira. Haleluya. Umwami Imana afite imbaraga zihagije. None se ntabwo wamubonye cya gihe abanzi bakugose? Ese ntabwo wamubonye cya gihe urwaye umeze nabi? Cya gihe se abana bawe barwaye? Ese cya gihe ushomereye ntabwo wamubonye akagucira inzira akaguha akazi? Haleluya. Cya gihe se umeze nabi, ushonje, ntabwo yakugaburiye? Yesu nashimwe cyane. Cya gihe uri mu marira se wapfushije abawe, ntabwo yaguhumurije akagukomeza? Uyu munsi ukaba ukomeje ubuzima. Cya gihe se ibyago n'amakuba byabaye byinshi, hari byinshi wakwibuka Imana yakoze ku buzima bwawe, ibyo bikagutera kuyishima. Haleluya. Hari igihe bwije mu rugo rwawe, umwijima w'icuraburindi ugose urugo rwawe, utazi ko wazongera kubaho umunezero, utazi ko uzongera guseka, utazi ko uzongera kwambara ugakaraba ugacya ukajya mu bandi. Byabayeho rwose. Nawe subiza amaso inyuma. Ariko ntabwo nshaka kukuvugira ibintu koko simbizi byinshi, ariko hari ibyanjye nzi, nawe ariko hari ibyawe uzi. Icyo ngusaba, subiza amaso inyuma, wibuke ineza y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Wibuke ko hari ibyo yakoze. Bwana asifiwe. Hari igihe tugera mu bihe tukibagirwa ko twigeze tubona ineza y'Imana, ariko ndashaka kugusaba ngo subiza amaso inyuma, ubare ibyo byose yakoze, ubare iyo migisha yose ku buzima bwawe, ubare iyo myaka yose wabayeho. Harya ufite imyaka ingahe?
kuva waremwa bari imyaka yawe, ubare n'ibigeragezo n'ibikomeye byinshi n'ibiruhije n'ibyago n'amakuba Uwiteka yagiye akunyuzamo. Biragutera kongera ushima Imana, biragutera ishimwe mu mutima wawe. Nubwo ubabaye, nubwo bikomeye, ariko ni wibuka iby'Imana yakoze, biragutera kuyishima. Kandi numara kuyishima, biragutera kunesha icyo kigeragezo urimo uyu munsi. Haleluya. Nashakaga rero kukwibutsa nshuti yanjye ngo nubwo bimeze bityo, hari umugisha, hari neza y'Imana wigeze ubona kandi kenshi, si rimwe si kabiri, wabonye ku buzima bwawe. Yego, ntabwo uyu munsi bimeze nk'uko ubyifuza, ariko hari n'igihe byari bibi kurenza ibyo ngibyo urimo uyu munsi. Ukuboko kw'Imana kurakurengera ubivamo. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri kino gitabo cya Zaburi nk'uko twabivuze, ibice 124 guhera ku murongo waho wa mbere. Turasoma kino gice cyose. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Bugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nshuti yanjye, iyaba Uwiteka atari wakurengeye cyagiye, ubwo abanzi baguhagurukiraga, ubwo abagambanyi bari bacuze imigambi, ubwo bari bashyizeho imitego, ubwo bari bagutanze mu maboko y'abagome, baba barakumize bunguri, ahawe haba haribagiranye. Yesu ashimwe cyane. Iyo Uwiteka ataza kukurengera cyagiye, wagiraga impanuka. Iyo ataza kuba Imana yabaye mu ruhande rwawe, waracitse ukuboko, umutwe wawe waramenetse, ubu uri mu bitaro, baragushyizeho ibyuma umanitse amaguru. Yesu ashimwe cyane. Iyo abatari Uwiteka wakurengeye cyagihe uri mutoya, ya ndwara warwaye iba yarakwishe. Yego ntuyibuka, ariko ababyeyi bawe barayikubwiye. Haleluya. Iyo Uwiteka ataza kukurengera cyagihe uri mu ishuri ukora ibizami, iyo Uwiteka ataza kuba mu ruhande rwawe, ntushake kumbwira ngo ni ubuhanga bwawe bwatumye utsinda. Hoyo, hari benshi bagera mu bizami bakavangirwa, bakaba abasazi, bakirukanka, bakananirwa gukora. Hari umuntu wahoze umbwira amakuru y'umwana wageze mu gihe cy'ibizami ngo aravangirwa, arasara mu mutwe, bimera nabi. Na n'uyu munsi aracyari mu bitaro Faisal, niba ntibeshye. Aho merukira amakuru yari ari mu bitaro, yabaye umusazi. Ni umuntu wo gutera amaserumu, ni umuntu wo kuba hafi, ni umuntu wo gukorera ibintu byose. Kubera iki? Yari ari mu bitaro, bambe yari ari mu bizami, ariko bigira gutya ahinduka umusazi. Hari ibintu byinshi cyane, byinshi bihiga ubuzima bwawe, byinshi byakurwanyije, byinshi byaguhagurukiye. Kuba uyu munsi uri muzima, kabone naho waba uri mu bikugoye bikuruhije, kuba byonyine uri muzima uhumeka umwuka w'abazima, ntabwo ari imbaraga zawe, si ubwenge bwawe. Kuba ukiri muri ako kazi n'ukuntu ufite abanzi bakugenza, bakurwanya, bakugambanira, baguteranya na shefu, ariko ukaba ukiri muri ako kazi, ukora ukwezi kukarangira ugahembwa, ukundi kukaza ugahembwa, ukaba ukamazemo imyaka, ahawe haba haribagiranye. Yesu nashimwe cyane. Iyo ataza kuba ukuboko k'Uwiteka, iyo myaka umaze mu kazi ntuba waramaze n'ukwezi na kumwe. Iyo ataza kuba Uwiteka, nshuti yanjye, abana bawe baba barapfuye, kuko hari benshi batabishimiye. Yesu ashimwe cyane. Iyo ataba Uwiteka, muri karitsiye utuyemo, na ya mitego baguteza abanzi, n'ababajura bagutega uvuye ku kazi nijoro cyangwa uvuye gusenga n'ahandi, baba barakurangije. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kugira ngo mwene data, nshuti yanjye, mukunzi wa Anaweza TV, ntitukemere ko Satani aduca intege, ntitukemere ko Satani atwibagiza ineza y'Imana ku buzima bwacu, ngo atwereke ko ibihe tugezemo bikomeye, atwereke ko Imana itwanga, akwereke ko utigeze unezerwa, akwereke ko nta neza y'Imana wabonye. Ntukemere. Uwo ni umugambi wa Satani, ni umugambi wa Sekibi, abazana kwibagirwa ineza y'Imana, abazana kumva ko warushye, wagowe, wababaye, uri umunyagahinda,
akakwereka yuko nta cyiza wigeze ubona, nta wakugirira neza, nta mbabazi z'Imana, itakwitayeho, itagukunda, itakugirira neza. Akakwereka ati dore abandi uko bameze, dore runaka ameze neza, dore runaka urugo rwe rumeze neza, ibyawe bimeze gutya, ntiwigeze ubyara. Mbega agahora kubwiriza ibibi bitameze neza mu buzima bwawe. Buri munsi akakwereka ibitagenda, buri munsi ukumva amajwi mu matwi yawe akwereka ibitagenda, akwereka ko warushye, wagowe, wababaye, akwereka ko nta cyiza wigeze ubona, nta n'icyo uzigera ubona. Ayo majwi ijya uyarwanya mwene data. Niwumva ayo majwi mu mutima wawe, mu matwi yawe, jya uvuga ngo mva imbere, mva inyuma Satani, mva inyuma Satani. Wimbeshyura umuriganya, ineza y'Imana narayibonye kuva nabaho kugeza uyu munsi. Jya umubwira uti n'uyu munsi kuba ndiho ni ineza y'Imana, si kubw'umugambi wawe. Umva mwene data, iyo ataba Uwiteka, intwaro zicurirwa kukurwanya buri munsi, hawe haba haribagiranye. Iyo ataba Uwiteka, incakura n'indyarya imigambi yazo ihera ku buzima bwawe, buri munsi ufite abakugenzura, bakugambiriraho ibi, bananirwa aha ejo bagakora ibi. Abakozi ba Satani, intumwa za Sekibi zirahari. Hari abagambirira bibi ku buzima bwawe buri munsi, buri munsi. Kuba uriho rero uyu munsi, ukuboko k'Uwiteka ni ineza y'Imana. Ibyo rero nshuti yanjye uri mu uyu munsi, ntibikwibagize ineza y'Imana, ntibikwibagize imbabazi z'Imana. Haleluya. Ndakubwiye mwene data ngo iby'Imana yagukoreye ku buzima bwawe cyangwa mu buzima bwawe kuva umunsi wa mbere ukigera kuri iyi si ni byinshi cyane. Hari benshi bapfuye ari impinja, maze wowe uriho. Umaze kuba umugabo, umaze kuba umugore, ufite abana, ufite abuzukuru, cyangwa se uri umukobwa w'inkumi, uri umusore uritegura kubaka, uri mwiza, ufite uburanga, uri muzima. Nurangiza ngo nta shimwe ufite mu mutima wawe, Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbakangurire bene data, tujye twiga gushima Imana muri buzima bwose urimo, muri buri mibereho urimo. Imana igukore ku maso, ujye usubiza amaso inyuma, uzajya ubona ineza y'Imana. Iyo aba atari Uwiteka, aho haba haribagiranye, ahanjye haba haribagiranye. Ibiduhiga ni byinshi, intwaro z'umwanzi ni nyinshi, akagambane k'umugome ni kenshi ku buzima bwawe, ku buryo kuburiho ni ubuntu bw'Imana n'ineza y'Imana. Rero mwene data, ndabyumva uri mu bihe bikomeye rwose, birasobanutse, wanabisobanurira umuntu akabyumva ukurikije uko wabitondekanya. Utige mfite ikibazo iki n'iki n'iki n'iki, ngewe ndagowe, ndi imfubyi, ngewe nta cyiza nigeze mbona. Yego, wabisobanura rwose ukanabitondekanya umuntu akabyumva. Ariko nshuti yanjye, ubwo buzima Imana iguhaye n'ubw'agaciro. Hari benshi babwifuza, haleluya, hari benshi babukeneye. Kuba ufite amaso, uri muzima, ugenda ntawe ukurandase, iryo ntabwo ari ishimwe rikomeye. Haleluya. Nshuti mwene data, kuba uhumeka umwuka wawe utari kuri oxygen, iryo ntabwo ari ishimwe rikomeye. Bwana asifiwe. Ndashaka kugira ngo twibukiranye ineza y'Imana ku buzima bwacu, twibuke gushima Imana, tujye tugira umuco wo gushima. Burya gushima Imana ni insinzi. Burya gushima Imana ni intwaro turwanisha Satani agahunga. Kuko igihe cyose ashaka ko duhora mu marira, mu maganya, yuko duhora tutabona ineza y'Imana, agahora tuzibya amaso, tukabimpumyi ku buryo tutabona ineza y'Imana. Ariko nshuti mwene data mukundwa, naje kukubwira ngo bara imigisha yose Uwiteka yaguhaye, bigutere kongera kumushima. Tekereza ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, bigutere gukomera, bigutere kugira amashimwe, bigutere kubona ineza y'Imana, bigutere kumva kubaho kw'Imana mu buzima bwe, bigutere gukomera, bigutere kumva ufite ishimwe mu mutima wawe. Urambura amaboko uvuge ngo Mana warakoze, Mana narakubonye, na cyagihe bikomeye narakubonye, cyagihe abanzi bangose narakubonye, cyagihe ndembye nzi ko butari buke, Mwami Imana waraserutse, buracya ndakubona. Haleluya. Ejo bundi mu minsi ishize ndwaye COVID, abo tumaze iminsi tugana ijambo ry'Imana narabaganirije ko maze igihe ndwaye, ariko nabonye ineza y'Imana. Hari ijoro rimwe narembye, ngerageza kuryama biranga, ngerageza kwicara biranga, ibintu byose ndabigerageza biranga, numva neza ndarembye, numva ubuzima bwanjye burarangiye, numva simpumeka neza, sinicara neza, sindyama, ibintu byose ndabigerageza biranga. Ndabanza ndihangana, ndahanyanyaza, ngerageza gusenga nkumva ijwi ntirishobora gusohoka, sigara nsenga mu mutima, fata amazi ndanywa ngo numve yuko ari cyo bitanga. Ndakubwiye ngo nagerageje ibintu byose biranga. Iryo joro ryambere ijoro ribi cyane, ntago nari nzi ko riri buke. Haleluya. Ariko kubera imbaraga z'Imana, kubera imbabazi z'Imana bwarakeye.
hari mu gicuku mu ijoro turabyuka tujya kwa muganga, nkomangira abandi ntigende ndumva ndembye ndumva byanze, tujya kwa muganga nijoro mu gicuku, baragenda barapima barabireba ibintu byose basanga ntacyo babona, nta kibazo, ariko ngiye numva ubuzima buriho bunshika, numva ndembye numva ameze nabi. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko ririya joro riri buke, ariko kubw'umugambi w'Imana, kubera ko igihe cy'Imana cyari kitaragera, bwarakeye. Yesu ashimwe cyane. Nawe rero ibuka hahandi wigeze kugera, hahandi habi utari uzi kuri buhave, muri za ntambara, muri ka gahinda, ariko ukuboko kw'Imana kurahagukura. Wari ubizi se buriya kuri buhave? Muri bariya bambuzi wari ubizi ko uri buhave? Ese igihe wakoraga ya mpanuka wari uzi ko uri buve muri muzima? Yesu ashimwe cyane. Bwa bushomeri se wamazemo imyaka n'imyaka, ya mashuri se wize utari uzi kuzarangiza, ugatsindwa bakakwita n'izina, bya bigeragezo se wagezemo bakabikwitirira izina. Uzi ko hari situasiyo umuntu abamo bakamuhimba n'izina. Yesu ashimwe cyane kubera ibiharimo, ariko Imana yabigukuyemo, Imana yarakurengeye, Imana yaragutabaye, hahandi urahava, ntabwo wari ubizi ko uzahava. Haleluya. Rero nshuti yanjye, ujye usubiza amaso inyuma buri munsi, wibuke ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ujye usubiza amaso inyuma buri munsi, wibuke urukundo rw'Imana, wibuke imbabazi z'Imana, wibuke kugira neza kw'Imana. Ibyo bizajya bigutera kugira ishimwe mu mutima wawe, bizajya bigutera kwibuka no kubona ubugari bw'Imana, no kubona gukomera kw'Imana, no kubona imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Ntukemere kuba impumyi ku buryo utazajya ubona ineza y'Imana. Ntukemere ko ibyo ugezemo uyu munsi bikwibagiza ibyo Imana yakoze byose mu buzima bwawe. Ntukemere kuba indashima, ahubwo jya ushima Imana, jya uvuga ineza y'Imana, jya ufata umwanya igihe kimwe, nushaka ubyandike ku rupapuro, ubitondekanye, uvuga uti Imana aha narakubonye, n'aha ndakubona, n'aha ndakubona, n'aha ndakubona. Nicyo Abisirayeli bakoze muri iri jambo twasomye muri Zaburi 124, bariho baravuga ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu cyagiye, ubwo abanzi baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Haleluya. Ati iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo amazi asuma yari ku bugingo bwacu, tuba twaratembawe. Yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo umujinya w'abanzi wacanwaga kuri twe, hacu haba haribagiranye. Yesu ashimwe cyane. Ni byiza kwibuka ineza y'Imana, ni byiza kwibuka imbaraga z'Imana, ni byiza kwibuka ukuboko gukomeye kw'Imana. Igihe cyose iyo ugize kwibuka ineza y'Imana, ikibazo urimo uyu munsi ugitesha agaciro, ikigeragezo ukigenda hejuru. Kubera iki? Kuko uba wibutse imbaraga z'Imana, ukavuga uti Imana yabikoze cyagira cyari ku ngoma, ntabwo yahindutse, ntabwo ihinduka, iracyari ku ngoma. Rero nshuti yanjye, ibuka ineza y'Imana yabanye nawe ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, muri ziriya ntambara zose, mu kwa gatatu ikakurinda, mu kwa kane ikakurinda muri biriya bikomeye, muri ariya marira, muri kariya gahinda, kwa gatanu ikakurengera. Ibuka biriya byose wahuye nabyo. Kwa gatandatu Imana ikahaba muri biriya bikomeye bibabaje, muri kariya gahinda, na ziriya ntambara, na bariya bagambanyi bakugambaniye. Ukwa karindwi bikomeye byinshi byaje ku buzima bwawe, byahize urugo rwawe, byahize abana bawe, byaraguhize se wa musore we, byaraguhize wa mukobwa we, byaraguhize wa mwana we, ubwo warwaraga ukananirwa kwiga abandi bakiga, ariko Uwiteka akakurengera ugatsinda. Haleluya. Yesu nashimwe. Biriya byose wahuye nabyo mu kwezi kwa munani bikomeye biruhije bibabaje, aho wari uzi ko ubuzima bwawe burangiye, ariko Imana ikakurinda, ikabukugejeje mu kwa 9. Niki watanze? Yenda wowe ufite icyo watanze, wenda hari ikiguzi wavuga ngo iki nicyo cyatumye ndengerwa. Nta na kimwe, nta na kimwe. Ntabwo ari kubw'imbaraga, si kubw'ubuhanga, si kubw'amashuri bituma ukiri muri ako kazi. Ntabwo uri umuhanga kurusha abashomeri bari hanze, ariko tubyumvikaneho rwose. Ntabwo uri umuhanga kurusha abashomeri benshi bari hanze. Hari benshi bafite amashuri arenze ayawe, ariko wowe uri mu kazi. Ubwo se niki wakwitwaza? Niki se wavuga gituma ukiriho uyu munsi? Reka rero twige gushima Imana. Uvuge ngo yaba atari Uwiteka wari uri mu ruhande rwanjye cyagihe, ubwo nahuraga n'ibi simba nkiriho. Hanjye haba haribagiranye, izina ryanjye riba ryaribagiranye munsi y'abazima. Ariko uribuka abakobwa beza bapfuye wowe ukaba ukiriho, uribuka abamama benshi beza bapfuye wowe ukaba ukiriho, abagabo benshi bapfuye wowe ukaba ukiriho. Rekeraho kwidegembya, rekeraho kuba indashima, rekeraho gutuka izina ry'Uwiteka, rekeraho kwitotomba no kwiganyira. Ibyo nibyo Satani aba adushakaho, guhora turi mu maganya, mu marira.
ibuka ineza y'Imana. Nubwo bimeze bityo, yego uyu munsi bimeze bityo, ariko ibuka ineza y'Imana. Hari byinshi bibare nakubwiye ngo nushaka ufata urupapuro byandikeho, cyangwa ujye muri computer yawe, dore ko ikoranabuhanga rihari. Nushaka ujye muri telefoni yawe, muri agenda, wandike, wibuke, ubibare ibyo bitangaza, ubyibuke, uvuge ngo Mwami umbabarire kwiganyira, umbabarire kwibagirwa ineza yawe, umbabarire amarira n'agahinda, narakubonye Mana wangiriye neza, ukuboko kwawe kwiza narakubonye. Ongera ushima Imana, nibiba ngombwa nshuti yanjye ufata ituru ugende ujye mu rusengero ushima Imana. Nibiba ngombwa nshuti yanjye gira ibyo ufata, niba ari ibyo kurya, niba ari ibiki, niba ari imyambaro, ubifata ugende wambika abakene ubagaburire, uvuge ngo Mwami Imana mbikoze mu rwego rwo kugushimira kubw'ineza yawe. Cyangwa ugende ujye mu bitaro usura abarwayi, ubakarabye niba ubishoboye, ubagabure niba ubishoboye, uvuge ngo Mwami ubu ngubu iki gikorwa ngikoze mu rwego rwo kugushima ko jye nari ndwaye ukankiza, ko jye nari nshonje ukangaburira. Shima Imana, uvuge imbaraga zayo, uvuge gukomera kwayo mu buzima bwawe. Biragutera kubona intsinzi, biragutera kuva muri icyo gihe urimo. Ariko nuguma mu maganya nk'uko Satani abishaka, ukaguma mu marira, aho ngaho arahagufatira. Ashaka ko duhora twiganyira, ashaka ko duhora turira, ashaka ko duhora tubabaye, ashaka ko nta cyiza tubona. Ariko mwangire umubwire uti mva inyuma Satani, narakumenye nta cyiza kiguturukaho, narakumenye uri se w'ibinyoma, narakumenye nta cyiza unyifuriza. Ushaka ko mporanganya, ushaka ko mporandira, ushaka ko nabona ineza y'Imana na rimwe mu buzima bwanjye. Wowe Satani mva inyuma, umwiyame, ayo majwi uyiyame, uyati inyuma. Ushima Imana, komerere mu mbaraga z'Imana. Uraza kureba ko utanesha icyo kigeragezo uri mu uyu munsi, uraza kureba ko udatsinda uwo musozi uri imbere yawe, urahinduka ibibaya. Nugira amashimwe y'Imana utondekanye ukayavuga, Satani aribwiriza guhunge, hanyuma urabona ineza y'Imana. Nababwiye ko ukwezi kwa 9 ari ukwezi ko kwakira, hari ukwezi ko kubona imigisha yacu, ari ukwezi ko kubona ineza y'Imana, ari ukwezi ko kubona ibitangaza, ari ukwezi ko kubona ikintu gisha. Ntiwemere ko Satani aguheza mu marira kugira ngo we kubona ineza y'Imana. Ntagufatire mu nguni y'amaganya kugira ngo utabura kubona ineza y'Imana, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Urasohora ari uko uhumutse amaso ukamenya ineza y'Imana. Haleluya. Reka rero nshuti yanjye dukomerere mu buntu bw'Imana, dukomerere mu kubaho kw'Imana, biradutera kunesha. Imana ibaho umugisha rero. Murakoze abakunzi ba Naweza TV. Umwuka w'Imana babibona ko hari abantu bari mu maganya, hari abantu batabasha gushima Imana, hari abantu batabasha kubona ineza y'Imana kubera amaganya yabasabitse, yawuzuye mu mitima yabo. Ntubyemere ibyo ngibyo. Umwami Imana rero abaho umugisha, kugira neza kw'Imana kubane namwe, Uwiteka gukomereze mu buntu bwe kandi akurindane n'abawe. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Shalom. Haleluya.